Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe kubw'uyu mwanya impaye nawe guhaye kugira ngo twongere twigire ku birenge byayo. Nkwibutse ko nkunda kukubwira ko ari umwanya utarimo gupfusha ubusa, urimo gukoresha ubuzima bwawe ikintu utazigera wicuza na gato, kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma nta muntu wumva imvugo y'Imana ngasigara uko yarari, ntago bibaho. Ushobora kutabyumva ko hari impinduka ijambo ry'Imana ryakoze muri wowe, ariko zirahari, wabyumva utabyumva. Hanyuma ikindi nkunda gutangira mbabwira ni ugufata umwanya wo gusangiza ijambo ry'Imana ku bandi bizera bagenzi bawe, cyangwa se no ku bandi batari bamenya Yesu. Ijambo ry'Imana wumvise, ijambo ry'Imana wigishijwe, ntukagyihererane. Imana yahisemo ko njye nawe ari twizakoresha ngo ijambo ryayo rikwire ku isi hose. Aho utuye hari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, wowe wamaze kuryumva ugyihererana. Nk'uko Paul yabwiye Timoteyo ngo ibyo yamwumvanye azabibwira abandi bantu, nabo abasabe kubibwira abandi bantu. Wivuga ngo ntago ndi umupasiteri, ntago ndi umwigisha, ntago arizo nshingano zanjye. Buri mwizera wese yahawe izi nshingano. Hanyuma ubikore, unyemerere ubikore. Nta zindi nyungu zidasanzwe, nta zindi nyungu z'amafaranga, nta zindi nyungu zo kwamamara kwacu no kwamamaza ubwami bw'Imana. Ibi byo byibuke. Hanyuma ndaguhamiriza yuko uzayiboneramo umugisha urenze cyane wowe watekereza. Imana iri kumwe nawe nutangira iki gikorwa kandi izakubashisha. Turacyakomeje kuri ya nyigisho yacu twatangiye, ngo haye ikaze nanone ivuga ku kwikorera umusaraba. Mwibuke ko twavuze ko umusaraba kuwikorera bitandukanye cyane n'ukuntu abantu bajya bisobanura nabi. Bavuga ngo buri wese agira umusaraba we, ngo buri wese agira ibibazo bye, ngo buri wese agira ibyo afite undi atamutwaza. Ntago ari byo. Umusaraba ni ikimenyetso cy'urupfu cyangwa se cyo gupfa, cyangwa se ko umuntu wabaga uwuhetse mu gihe Yesu yabaga abibasobanurira. Umuntu wabaga uwikoreye mu gihe cy'Abaroma yabaga agana aho babambirwa, aho bapfira. Hanyuma ababonaga uwuhetse bahitaga bamenya ko uwo muntu agiye kubambwa. Natwe rero nicyo Yesu yatubwiye. We umusaraba we yawubambweho, umunsi umwe birarangira, arashyingurwa ndetse aranazuka, ubu ari iburyo bwa Data. Ariko twebwe yatubwiye ko uwo musaraba yagiyeho umunsi umwe ku bwacu, nitwe twe tugenewe iriya mibabaro yose. Aratubwira ngo namwe noneho mugiye kwikorera umusaraba wanyu, muzajya muhora mubambaho kamere yanyu buri munsi, mwemera gupfa, mwemera kugengwa nanjye, mutemera kugengwa n'ibitekerezo byanyu n'ibyo mwigishijwe mu mashuri n'ubundi bwenge bwanyu mwavukanye, ahubwo mwemera kugengwa n'ijambo ryanjye. Nicyo yari atubwiye, atubwira kwikorera umusaraba. Yatubwiraga guhora twemera gupfa buri munsi, nk'uko Pawulo abivuga ngo njyewe mpfa buri munsi. Apfa hehe? Apfa kuri kamere no ku bitekerezo bye no ku myanzuro ye no ku bushake bwe n'ibyo yashyiraga imbere. Akemera ko mu gihe inyungu ze zihuriranye n'iz'ubwami bw'Imana, ubushake bwe n'izo nyungu bifasha hasi, agakurikira iyo nzira. Uko ni ugupfa, ntabwo byoroha. Ariko inkuru nziza ni uko Kristo akorera uwo murimo muri twe. Atadushoboje twagomeza kwigenga, ariko niwe utuyobora. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko igice cyaho, Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Ndasoma muri ijambo ry'Imana. Handitse ngo ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubuzima bwawe bwose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga zawe zose. Ijambo zose, ijambo riratugaragariza yuko ntacyo kwisigariza. Biratugaragariza ko nta kuvuga ngo nzayoborwa n'Imana muri cyo, ariko ningera aha niyobore. Muri icyo gihe ntago Yesu ambara nk'uwe, ntago Yesu arimo kugaragaza ko urukundo rwacu ku Mana ari igice cyangwa se ari ikintu kituzuye. Ashaka ko ibitekerezo byacu, ubushake bwacu, amarangamutima yacu, imyanzuro yacu, aho twerekeza byose tubishyira muri we. Hanyuma ku Mana nta bintu bikorwa igice bihaba. Niba atari ikintu cyose mpariye Imana, niba atari ubuzima bwanjye bwose mpariye Imana, ntago mba ndi uw'Imana, mba ndi uwa Satani. Satani niwe ukunda iby'igice. Satani niwe wemera kwakira n'udukeya duhari, akavuga ngo nukora iki ngiki niyo cyaba ari gitoya, uriswa uwanjye. Hanyuma muribuka
igihe Satani yabwiraga Yesu gupfukama akamuramya, we yashakaga nupfukama gusa ukandamya. Mu yindi mvugo, niyo umwami Yesu yari gukora iriya worship cyangwa kuramya mu gice kituzuye, niyo yashyira ivi rimwe hasi, ikizima nuko aba aramije. Cyangwa se reka mbivuge muri ubu buryo, niyo njyewe naba nsabwa ikintu na Satani hanyuma nkagikora, icyo gihe mba ngiye munsi y'ubutware bwe. Icyo nshaka kubwira nuko Satani iby'igice arabyakira, ariko ku Mana ishaka ibyuzuye byanjye. Ntabwo Imana ishaka umwanya wanjye nasaguye cyangwa se nakoze ibindi bintu byose ndavuga ngo Mana aka kanya nasaguye niko nguhaye. Oya, ntabwo ibyo Imana ibinezererwa. Icyo Imana inezererwa ni umutima wanjye wose, ni umutima wanjye wose, nta n'ikintu na kimwe nisigarije. Bivuze ngo njye nawe icyo Imana idushakaho ni uko tugira uwo mutima wo kuyikunda mu buryo bwuzuye. Ariko ntiwibaze ngo none se uko nsabwa gukunda Imana nkaba ntabyiyumvamo. Ibyo ntibiguhangayikishe, kuko urwo rukundo dukunda Imana ntago ruri muri twebwe, ahubwo Umwuka Wera niwe uzana urwo rukundo rwo gukunda Imana muri twebwe, yewe no gukunda abandi. Wibuke ko Umwuka Wera iyo ageze mu buzima bwacu nk'abakristo yereramo imbuto. Aha ni mu zindi Bibiliya bavuga urubuto, urwo rubuto rukaba ari urukundo. Rero urwo rukundo ruba ruje muri twebwe rutubashisha gukunda Imana, dukunda n'abantu, tukumva kubabaza Imana natwe bitubabaje ubwabyo. Nyamara mbere twakoraga ibibi tukiyongeza tukumva ntacyo bitwaye, ariko urwo rukundo ruzanwa n'Umwuka Wera, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaroma ababwira ngo urukundo rw'Imana rwasabye cyangwa se rwuzuye mu mitima yacu ku bwa Mwuka Wera twahawe. Bivuze ngo urwo rukundo ruraza rukambasha gukunda Imana mu buryo bwuzuye. Nkwibutse ko Imana nta bantu bari hagati na hagati igira. Niba umuntu avuga ngo nzakunda Imana ariko nkunde na Satani, cyangwa se nzakorera Imana nkorere n'ubutunzi, cyangwa se nzashaka Imana nshake n'iby'isi bifatane n'umutima wanjye, nabimvuze ngo gushaka iby'isi, kubikunda, kubyegurira ubuzima bwawe, ntago mu bwami bw'Imana bikora. Imana ivuga ko uwo nguwo aba aramya abami babiri, nk'uko Yesu yavuze ngo nta muntu ushobora gukeza abami babiri, ahandi ngo nta muntu ushobora gukorera abatwari babiri, yakunda umwe akanga undi. Hanyuma ibiri hangaha ntago batubuza gukora, ariko baranga ko ibi bintu biduhindukira abatwari cyangwa se abamaster cyangwa se abategeka. Bivuze ngo amafaranga tuyakoreshe nk'igikoresho, ariko yo ntadukoreshe. Mbese ibi tubitunga ariko ntibidutunge, ntibifate umwanya wa mbere umutima wacu, kuko ngo uwihandishije cyangwa se uwiyemeje cyangwa se uwukunda iby'isi, gukunda Imana ntikuba kuri muri we. Wumva ijambo gukunda, urukundo rwacu Imana ishaka ko ruba kuri yo gusa. Hanyuma urwo rukundo ruri kuri yo ntago nzaba urwo gukunda abantu. Hanyuma ibyo bundi butunzi bw'isi ubwabyo byihishemo imbaraga zikamura urukundo rw'Imana muri twe. Hanyuma rero turimo kuvuga ngo uku gupfa buri munsi biradukwiriye. Nge nawe biradukwiriye kudakurikiza ibitekerezo byanjye nkakurikiza iby'Imana, nkemera ko uwo musaraba ngufite nk'ikimenyetso cy'urupfu. Hanyuma uko gupfa rero ni urugendo ruzakomeza iteka ryose, ntago ruzahagarara, kuko igihe namaze nge ntarakizwa cyangwa igihe wamaze utarakizwa, hari ibintu byinshi byaje muri wowe, ibitekerezo, amarangamutima, ibyo wigishijwe bituma buri munsi bishaka kukugenga. Rero kubikurikira no kubiyoborwa nabyo ntabwo aricyo Yesu adushakaho. Arashaka ko tuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, twirengagije ibyo bindi bihari, tutishingikirije ku buhanga bwacu, ubuzima bwacu bwose, aho turi hose, twemera gupfa, twemera kugengwa, twemera kuba dufite uwo musaraba. Ntabwo tuwufasha hasi, ntabwo ari umusaraba ugaragara ugendana, ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye yuko muri njye mu mutima wanjye imbere nemezanya n'umutima wanjye ko mpora mpfa, nemezanya ko ngendana urupfu rwa Kristo mu mubiri wanjye. Ngenda mvuga ngo ntaba ari njye, ngenda mvuga ngo siniyobore, ngenda nemera Umwuka Wera kunkoramo uwo murimo. Hanyuma
uwiyemeje kugenda ayoborwa gutyo n'Umwuka Wera agenda arushaho gupfa kuri kamere, agenda arushaho gupfa ku ngeso, ngo abakristo Yesu babambye kamere cyangwa se babamba kamere n'ingeso zayo mbi ku musaraba. Umenye impamvu umusaraba Kristo Yesu yawuvuyeho, nitwe dukwiye kuwushyiraho kamere yacu, ibitekerezo byacu bibi, ingeso zacu mbi zigahora zibambwa hariya ku musaraba zibambwayo. Hanyuma ntabwo ari igikorwa umuntu akora uyu munsi ngo ejo akireke, kuko nugikora uyu munsi ejo ukakireka bizongera bibe muri we ari byinshi. Rero uko urushaho gukurikira bya bitekerezo wagenderagaho utarakizwa, niko uzashobora kugwingira mu gakiza no kwitwa umuntu w'Imana ariko mu buryo bw'icyitiriro, kuko utari muyoboka inzira uwadupfiriye yatanze. We yapfuye ku musaraba birarangira, adukuraho urupfu rw'iteka, ariko ubu njye nawe adutegeka, nta nubwo ari ubusabe, ko duhora tubamba kamere yacu ku musaraba. Hanyuma kuyibamba buri munsi ni ukwemera kutigenga, kudakurikiza ibitekerezo, kudakurikiza amarangamutima yanjye, nkamureka akaba ari uganza no mu gihe ntabyumva. Nkibutse ko iby'Imana ikubwira byose atari ko izabigusobanurira ngo ubanze ubyumve, hari n'ibyo izagusaba kujyamo wowe ubwawe itaguhaye detaye. Hanyuma ibyo nabyo uzabijyamo kubera ko ari ibikubwiye, ariko wamaze kumva ko ari ijwi ryayo koko, kuko abenshi bajya banakurikira n'ijwi ritari iryayo, ari ibyo biyumvamo ari amajwi y'abadayimoni cyangwa bashutswe n'abandi. Iryo jwi ryayo ryemeje mu mutima wawe ko kariryo, ujye uryumva. Ibyo se bituruka mu ijambo ry'Imana watinzemo, uzamenya niba ari Imana ivuze cyangwa se atariyo, kuko na Satani ngo afite ubushobozi bwo kwishushanya n'umumarayika w'umucyo. Ntabwo ibyo byanashatse kuvugaho, ariko iyo nshaka kukubwira ni uko wowe ubwawe ukwiriye, utegetswe guhora iyo kamere yanjye n'iyawe tuyibamba ku musaraba. Birakwiye rwose kuri buri mukristo wese. Ibi ngibi ubigira ibyawe, kandi ntuhangayike wibaza ngo nzabishobora nte. Umwuka Wera arahari kandi nzi ko azakubashira. Ndabizi neza ko Imana ari iduha imbaraga zo kubikora. Ntuhangayike, ntiwumve hari ibicitse, kuko Pawulo yandikiye Abafilipi ngo Imana nidutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ibyo byose